kugira ngo iyi si igire amahoro, nuko tubonekamo dufite imyumvire iva ku Mana, kugira ngo igihugu kibonekemo amahoro, nugakomeza kuba abakura ubutsinzi ku musaraba, tugakomeza kuba abakura ubutsinzi mu kwizera izina rya Yesu Kristo, kuko imbere y'Imana twakomeje kuba abantu bagaragaza icyuho, ariko Imana irashaka ko uyu munsi tuziba ibyuho. Twe tutabaye maso twabikora. Kuvuga ngo njyewe niryo jambo twarimo dusoma tureba aba bafarisayo nicyo baziraga, si uko Imana itashakaga kubakiza, si uko bakeneye gutsindwa kugira ngo batsindishirizwe, kuko Imana ntishobora gutsindishiriza umuntu utabanje gutsindwa. Akamaro kuko ari wo mugambi w'Imana, ari wo mugambi Yesu Kristo yamanukanye kugira ngo kubwe we umwe habazaboneke umwuka. Niko kazi agira, niko kazi afite ko kwemeza abantu ko ari abanyabyaha, ko ntacyo bashoboye, ko Imana ari yishoboye. Turabashuje mwebwe mwese mukurikira Umuremyi TV, mwebwe abatuye mu Rwanda, mutuye Burasirazuba, Iburengerazuba, Majyaruguru n'Amajyepfo, umujyi wa Kigali, namwe turabashuhuje. Namwe mudukurikira muri hanze i Burayi, hariya muri Canada, muri Amerika no mu Bushinwa, ndabizi ko mudukurikira. Ngaho Imana nibaha umugisha kandi Imana ibanezeze, n'abafite ibibazo cyangwa uburwayi Imana nibakize kuko niyo karuhura. Imana ishimwe rero kubw'uyu mwanya twongeye kugeramo kugira ngo twumve imvugo y'Imana, kuko ni amahirwe meza cyane kugira ngo twumve imvugo y'Imana. Buri muntu wese rero natega amatwi ahere mu kiganiro tugiye gukora dutangiye yumve icyo Imana imushakaho, kuko buri muntu wese umuntu yaremye Imana niyo imugenga. Utabyemera azashyire muri comment ambwira ati ntago ari ingenga, kuko buri muntu wese yaremwe n'Imana. Ibyiza nuko twakumvira Imana cyangwa ukumvira uwakuremye. Muri uyu mwanya rero dufite umutumirwa, sibwo bwa mbere twamwakira. Ni umukozi w'Imana ushima Imana kandi wahawe umugisha n'Imana. Reka tumwakire yongere abasuhuze, kuko ni umusangwa kuri channel zacu. Reka tugusuze. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Mwari mumeze mute? Turaho, turashima Imana. Ubuzima ndabona bumeze neza, n'ubugingo mu mwuka iyo umuntu yumva ameze neza nta kibazo. Suza abakunzi bacu babibwira noneho, ndabizi ko banagukunda, nabonye banagukunda cyane. Turabasuhuje abakurikira kamera Umuremyi TV, kubw'ubutumwa bwiza tubagezaho kubabukurikira. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kububaka no kumererwa neza mu mutima n'ahandi hose, kugira ngo ibyo mukora byose mubikorane umutima mwiza muzima, n'ibyishimo bya roho n'iby'umubiri, mu izina rya Yesu. Urakoze cyane rero, reka tuguhe umwanya udusengere tugiye mu wundi mwanya mwiza waduteguriye wowe ubwawe. Mana isumba byose, Mana igira neza, yobora ururimi n'akanwa byanjye kugira ngo ubikoreshe, kandi kugira ngo bazumva ijambo ryawe, ubutumwa bwiza buturuka kuri wowe bunyujijwe muri nge bugira icyo bubamarira. Fasha imitima, fasha abahanuzi, fasha abakozi bawe,
reconciliation meni Jésus et en soma Jésus, ubureme bw'umwuka butangirire mu mitima y'abantu kugira ngo inyuma hazabone kuba heza. Mu izina rya Yesu, Uwiteka Elohim, Mana y'icyubahiro, kuraho ibidafite umumaro ku miryango, kuraho amazina y'ibinyoma, kuraho amazina y'ibigirwamana, kuraho imyambi y'umwijima, kuraho abakada b'ibyaha no gukiranirwa, kuraho ubwamamare bwa Satani n'abamwamamaza. Mana ni wimike ubwamamare bwawe kandi wimike abakwamamaza, kuko muri kino gihe cya none bisa nkaho ahari kwamamaza Satani ari byo byogeye, ariko ndasenze kugira ngo haboneke kwamamaza Yesu Kristo, haboneke kwamamaza ubumana, haboneke kwamamaza Imana, haboneke kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bakire mu mitima kandi bakire mu matwi, bakire mu bwonko, bakire mu biganza, bakire mu bworo bw'ibirenge. Umuntu wese nashingura yumve ahamanya n'umwuka ko arimo Yesu Kristo, kandi ko akomeye, kandi ko azabaho byiteka, mu izina rya Yesu, amena. Ni karibu rero mukozi w'Imana. Yego, urakoze. Imana nawe iguha umugisha, kandi ikomeze guha umugisha n'abakugiye gukurikira buno butumwa, kandi ibyiza nuko uwo byafashije yajya nabigaragaza, kugira ngo natwe tumenye yuko tutarimo turaruhira ubusa, ko hari icyo turi gukora. Imana ibishimire. Ku Muremyi TV, abakurikiye ijambo ry'Imana, turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ibice byaho 23, umurongo wa 30 tugeze 39. Mukavuga muti, iyaba twariho mu gihe cya ba sogokuruza, ntituba twarafatanije nabo, kuvusha amaraso kozi b'Imana ibintu nk'ibyo. Ariko bo bakabivuga batekereza ko ngo iyaba bari bariho mu gihe cya ba sekuruza, ngo bo bataba barakoze nk'ibyo bakoze. Ariko hano Imana yo siko ibibona. Abantu bose Imana ibafata ko ari kimwe. Itandukaniro riri hagati y'abantu n'abandi nuko habonekamo abakoreshwa n'umwuka wera kurusha abavuga bihamya, cyangwa se abavuga bashingira iby'ubukiranutsi ku mbaraga zabo, cyangwa se mu bwenge bwabo, kuko Imana yo yarondoye iyi si, irondora imitima y'abatuye isi, isanga ko gukiranuka kuzaturuka mu kwizera Yesu Kristo, kugira ngo atsindishirize abemera Imana, abamwizera, noneho babashe gukorana n'Imana no gusohoza ibikorwa byose by'ubukiranutsi nk'uko Imana ibiteganya. Noneho rero muri iki gihe abangaba nta mwuka wera bari bafite, nta n'uwo bifuzaga, nta n'ubwo bemeraga Yesu Kristo, ahubwo biyumvaga nkabo, bakumva intekerezo zabo, bakumva imbaraga zabo n'ubushobozi bwabo, kuko batatumbiraga
Kristo ngo abe ari we ubereka inzira y'agakiza, inzira yo gukiranuka Imana ishaka. Ni nayo mpamvu rero muri iki gihe Imana n'ubundi ntago yemera yuko umuntu ashobora gukiranuka kubwe atabihawe n'Imana cyangwa se adafite inkunga ivuye ku Mana. Iyo biri muri urwo rwego, Imana ibona yuko uzakora amakosa menshi cyangwa se ko hazabaho gupirata ibyayo kubw'intege nke za muntu, kuko umwuka ari we udushoboza, nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya mu bice byaho 4, ngo si kubw'imbaraga si kubw'amaboko ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Imana ishimwe cyane kandi Imana idufashe. Niyo mpamvu rero Imana ishaka cyangwa se yifuza ko abantu batega amatwi bakumva, kurusha kwihutira gukora cyangwa se kwihutisha akanwa n'ururimi, ahubwo bakaba abantu nyine bategera amatwi ijambo ry'Imana, bagategera amatwi kumva ibya Yesu Kristo, bakamenya Yesu Kristo uwo ari we, bakamenya n'ibye ibyo ari byo, bakamenya n'impamvu yamukuye mu ijuru akaza hano muri iyi si, ko ari ukugira ngo akize abanyabyaha, kuko isi yose cyangwa se abantu bose bakubiwe hamwe mu bunyabyaha, kugira ngo ukizwa abe abikuye ku Mana. Haleluya, haleluya. Ni nayo mpamvu rero kuva kera kugeza uyu munsi icyakuye Satani mu ijuru ni ubwibone, nibwo bwamuhanantuye bumukubita hasi. Nanone kuva kera kugeza uyu munsi ubwibone nibwo bukomeje gutsinda abantu, ubwibone nibwo bukomeje gutuma abantu batagera mu rwego rw'imikoranire n'Imana, mu rwego rw'imikoranire na mwuka, kuko n'uwo umwuka asanga abanza kumwereka uwo ari we kugira ngo amutsinde, atsindwe, kugira ngo atsindishirizwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana idufashe. Umwuka ntashobora gusanga umuntu ngo abure kubanza kumwemeza. Umwuka niko kazi agira, niko kazi afite ko kwemeza abantu ko ari abanyabyaha, ko ntacyo bashoboye, ko Imana ari yishoboye, ko Yesu ari ukwiriye kubatsindishiriza. Noneho kugira ngo muri kwa koroha Imana imanuriremo ubuzima bwayo, imanuriremo kubaho kwayo, imanuriremo ubwenge bwayo, imanuriremo umucyo wayo, imanuriremo ibikorwa byayo, kugira ngo bya bikorwa bibi bikorwa bizagirira benshi akamaro, kuko ari wo mugambi w'Imana, ari wo mugambi Yesu Kristo yamanukanye, kugira ngo kubwe we umwe hazaboneke benshi batsindishirizwa nawe babe abakiranutsi. Ni nayo mpamvu abo Yesu ahamagara, abo Yesu atumira mu bwami bwe, ntibagira ubwiko, basangira byose, barafashanya, ntabwo habaho guhigikana, ntabwo habaho kwibona, ntabwo habaho guca iteka, ahubwo habaho gukurikiza ayo mahame ya mwuka yo kugenda akagenderera buri muntu mu gihe cye, ku isaha ye, ariko mu buryo bworoheje, kuko nyine ijwi ry'Imana ubundi rizira mu mutuzo, riza ryoroheje, kugira ngo ribashe kubana n'umuntu uwo ari we wese muri ubwo buryo bworoheje.
Imana yo mu ijuru idufashe tugirire neza kugira ngo tuba abantu batavangavanga ibintu by'Imana, ibintu by'umwuka, ibintu by'Imana bigahindurwa nk'ibintu by'abantu bikunda, ibintu by'Imana bigahindurwa nk'abantu babibone, bikakaza, bishyira hejuru, badafite gufasha bagenzi babo. Ni nayo mpamvu rero habanza kubaho icyo gikorwa cyo kwemeza abantu. Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azatsinda ab'isi, abemeze iby'ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero abantu bakeneye gutsindwa kugira ngo batsindishirizwe, kuko Imana ntishobora gutsindishiriza umuntu utabanje gutsindwa. Rero ku bamaze gutsindwa Imana ibatsindishiriza, ariko ku batari batsindwa Imana itegereje yuko batsindwa kugira ngo nabo batsindishirizwe mu izina rya Yesu. Imana ibahe kumva neza, Imana ibahe umwuka wera, Imana ibahe imbaraga, Imana ibahe guhemburwa kuva mu ijuru, Imana ibahe amavuta, Imana ibahe kuba mu rusengero rwayo rw'umwuka, Imana ibahe gusenga, Imana ibahe kujijuka, Imana ibahe kujijura, Imana ibahe gufasha bagenzi banyu, Imana ibahe korohera bagenzi banyu, Imana ibahe kuba intumwa, Imana ibahe kuvura, Imana ibahe gutanga umutsima uhiye, Imana ibarinde gutanga umutsima udahiye uteza ibibazo, ugateza umwiryane, ugateza kuvumana, ugateza kutoroherana, ugateza kutabohorana, ugateza kutababarirana. Bibiliya iratubwira ngo nidusenga tukibuka ko hari umuntu watugiriye nabi, tujye tumubabarira ibyaha bye kugira ngo natwe Data wo mu ijuru atubabarire ibyaha byacu. Rero ijambo ry'Imana rikomeza kutwereka yuko ibyo abandi bakoze natwe tutabaye maso twabikora. Kuvuga ngo njyewe niryo jambo twarimo dusoma tureba aba bafarisayo nicyo baziraga. Si uko Imana itashakaga kubakiza, si uko Imana itashakaga kubahembura, ariko Imana yashakaga ko bata iby'ubwibone bwabo n'ibyo kwikakaza n'ibyo kwishyira hejuru, bakoroha bakaba abafashwa n'Imana. Rero ubukiranutsi buzima ni ubukiranutsi buterwa inkunga n'Imana, ni ubukiranutsi bufashwa na Yesu Kristo, ni ubukiranutsi bufashwa n'umwuka wera. Wowe uri tayari, wowe uri hafi, itegure dufatanye gusenga Imana. Ahari uyu munsi Imana yarokora umutima wawe, ahari uyu munsi Imana yaguha kubabarira uwo wari warananiwe kubabarira, ahari uyu munsi Imana yaguha gusengera bene so, uyu munsi Imana yaguha gusengera abana bawe, uyu munsi Imana yaguha gusengera bakuru bawe, yaguha gusengera abasaza bawe, bashiki bawe, yaguha gusengera umuryango ugukikije, nawe ukakuboneraho umugisha biturutse ku mwuka wera, kuko imbere y'Imana twakomeje kuba abantu bagaragaza icyuho, ariko Imana irashaka ko uyu munsi tuziba ibyuho, tukazamuka tukajya mu kirere cyo hejuru, tukajya mu cyumba cyo hejuru cy'ubutsinzi, kandi cyo gutsindishirizanya, kandi gitsinda Satani, gitsinda abadayimoni, kugira ngo iyi si igire amahoro. Nuko tubonekamo dufite imyumvire iva ku Mana, kugira ngo igihugu kibonekemo amahoro. Nuko tubonekamo dufite imyumvire iva ku Mana, kugira ngo imiryango ibonekemo amahoro. Nuko tuyibonekamo dufite imyumvire iva ku Mana, twarakize imitima, ibibyimba byarakanzwe, tudafite umunabi, tudafite imishiha, tudafite gucomekeranya ibintu nk'abashaka kwitura abantu ibibi baba baradukoreye.
Imana idufashe. Uko niko guhemburwa guturuka ku Mana, niko guhemburwa guturuka mu ijuru. Umudayimoni atsindwe, Sekibi atsindwe, abarara bakuraguriza uyu munsi batsindwe, abarara bakuvuma uyu munsi batsindwe mu mutima, batsindishirizwe n'Imana, nabo bumve ko ari abantu bakeneye gutabarwa n'Imana. Hano mu isi duhura n'ibigeragezo byinshi, hano mu isi duhura n'intambara nyinshi. Birakwiriye yuko buri wese areba intambara ari kurwana, akazirwana mu buryo bwo kwizera, mu buryo bwo gukiranuka, mu buryo Yesu amuha. Tugakomeza kuba abakura ubutsinzi ku musaraba, tugakomeza kuba abakura ubutsinzi mu kwizera izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tworoherwe kandi tworohereze na bagenzi bacu. Murakoze cyane. Imana ibishimire, Imana ibaha umugisha. Wowe wakoraga ntibyemere, uyu munsi Imana itangire kuguha gukora bikunde. Wowe washakaga gukiranuka bikanga, uyu munsi Imana iguhe gukiranuka. Wowe washakaga agakiza ukabona kari kure yawe, uyu munsi Imana iguha agakiza gaturutse i Siyoni. Nasomye Bibiliya irambwira ngo icyampa Abisirayeli bakabona agakiza gaturutse i Siyoni. Bivuze ngo agakiza gakwiriye guturuka ku Mana. Mana, mu izina rya Yesu, sengeye abari bateze amatwi ku bw'iki kiganiro, ugira icyo ubakorera mu mitima yabo, ugira icyo ubakorera amatwi yabo yumve, ugira icyo ubakorera mu byo bakora, ugira icyo ukorera ibiganza byabo, ugira icyo ukorera intambwe zabo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ubakize umunuko wose wabagendagaho, ubakize umunabi wabagendagaho, ubakize imyaku yabagendagaho, ubakize imyaka bamaze batitsemurirwamo n'Umwuka Wera, ubakize imyaka bamaze batumva imitima yabo yishimye, ubakize imyaka bamaze batumva imitima yabo inezerewe. Mu izina rya Yesu, mu maboko yabo ushyiremo ibyiza kandi ushyiremo gukiza, mu ntambwe zabo ushyiremo umugisha, mu mikorere yabo ushyiremo umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ijambo ryawe uriherekeresha ibimenyetso bigaragaza yuko wantumye kandi ko ndi intumwa. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguha umugisha, mukozi w'Imana, utuganirije ijambo ryiza cyane kandi rikomeye ry'ubwenge. Abantu rero mudukurikire kuri izo channel, mutangire ikiganiro mu cyumve. Ni ijambo rikomeye cyane, nawe birashoboka ko hari uko byagenda ugahinduka cyangwa ugasangamo ibyawe. Reka dushimire abadukurikiye, nawe mukozi w'Imana uduhaye ijambo ry'Imana tugushimire. Reka tugusabe uduhe nimero zawe ku buryo nitugukenera bishoboka ko twakubona. Nimero 078 15 47 212, 078 15 47 212. Imana ibaha umugisha cyane. Murakoze cyane namwe mwadukurikiye, murakoze kandi Imana ibarinde, muhahe muronke kandi Imana ibishimire. Ciao ciao.